Reka ngusuhuze cyane we nshuti muvandimwe ukurikirana ibiganiro nkunda kukugezaho ku muyoboro YouTube channel Icuriro TV. Muri aka kanya muri iki kiganiro nkuzaniye ni ikiganiro kirekeranye n'ubworozi, by'umwihariko ubworozi bw'ibiguruka cyangwa se ubworozi bw'inkoko n'ibindi nyine biguruka. Hari ikintu ushobora gukora mu gihe cyose waba woroye inkoko zawe, inkoko nyinshi cyangwa se nkeya, ariko iza nkoko woroye ukeneye ko zibaho kandi ko zigira ubuzima bwiza. Nagiye mbabwira mu biganiro binyuranye, mu nkuru zitandukanye, mbereka ibimera bitandukanye ushobora kwifashisha kugira ngo ubashe kuba wavura inkoko zawe, hanyuma cyangwa se wazikingira ukarinda ubushye bw'inkoko zawe kuba zarwara, zakadukirwa n'indwara z'ibyaduka zinyuranye, ndetse inkoko zawe zikabaho zitarwaragurika, kandi ugasanga birakurinze cyane kwirirwa ushaka imiti y'urunyurane bitewe n'uko wazikingiye mbere. Mu nkuru zitandukanye urasanga kuri uyu muyoboro YouTube channel Icuriro TV, haraho nagiye mbereka ibimera binyuranye ugenda ushyira mu mazi ugiye kugaburira inkoko zawe, ndetse nkababwira n'ibindi bimera bitandukanye bimwe na bimwe ugenda uvanga n'ibyo kurya by'inkoko, ndetse nagiye mbereka n'ubundi buryo ushobora gukoresha mu kugaburira inkoko amazi, ariko harimo ibimera runaka. Ibyo bimera ntubizihe kubera ko zarwaye, ahubwo ukabiziha no mu gihe ari nzima, kugira ngo zirinde kuba zarwara cyangwa se zarwaragurika indwara zimwe na zimwe z'urunyurane muzi cyane zigendanye nyine n'inkoko nk'uko tuzoroye. Mu biganiro kandi bitandukanye nagiye mbereka uburyo ki nuko wabona nuko wakorora ndetse inkanga, ibigagari, mbabwira uko zibaho, uko zororoka, ndetse uko wabona amagi, uko wayafata, uko wayakoresha, uko wayaturaga ukoresheje inkoko zisanzwe, imashini cyangwa se dendo. Mbabwira uburyo kizo nkoko inkanga, uburyo zibaho, uburyo zororoka, ndetse mbabwira n'uburyo ki wazorora kandi bikagenda neza, kuko nanjye ibyo ngibyo nabigezeho kandi nkabigeraho mu myaka yashize, hanyuma ugasanga bingiriye umumaro. Ntangira kubabwira rero uko inkanga wazorora uhereye muri demarage kuzamuka kugera aho ugiriye inkanga nyinshi cyane. Ni nabwo kandi nagiye mbabwira n'uburyo ki nyine wavura inkoko zawe zitandukanye mu gihe waba uzifite. Muri iyi nkuru rero nkuzaniye umuti w'agatangaza, umuti ukomeye cyane, umuti bita kasuku. Iyi kasuku uri kubona rero ni umuti w'agatangaza mu kukurindira inkoko zawe kurwara, yewe nta nubwo urinda inkoko kurwara gusa, ahubwo n'ingurube uzirinda kuba warwara, zarwara. Nyamara se iyi kasuku uko uri kuyibona uku nguku ugira ngo za ngurube uzayiha zirye? Oya da. Ese ugira ngo uzayiha inkoko ziyirye? Oya da. Iyi kasuku ntabwo uzayikoresha muri ubwo buryo bwo kuyihereza inkoko cyangwa se ingurube ngo ziyirye, oya. Nyamara iyi kasuku izakurindira inkoko zawe kuba zakibasirwa n'uburwayi igihe icyo ari cyo cyose, izakurindira ingurube ndetse izakurindira n'inka yawe kuba ishobora kwibasirwa n'indwara zitandukanye. Yewe si iyi kasuku ugira ngo birangirira aho ngaho gusa, iyi kasuku izanakurindira ikiraro cyawe kuba hari uwagihumanya, cyangwa se kuba inka yawe hari uwayihumanya, inkoko zawe cyangwa ingurube zawe. Ese twakirengagiza ko rimwe na rimwe twumva mu mico yo hambere cyangwa y'Abanyarwanda bavuga ko hari n'umuntu ugera mu kiraro cyawe gusa, cyangwa se bikaba ibindi. Iyi kasuku rero mu byo irinda byose n'ibyo ngibyo birimo, hanyuma rero ikakurindira inkoko zawe kurwara, ikakurindira amatungo yawe muri rusange kurwara, uretse n'inkoko ndetse n'ibindi. Iyi kasuku rero icyo uzakora, ntabwo uzayigaburira amatungo nk'uko mbikubwiye, ahubwo uzafata ka gakono ujya ukoresha n'ubusanzwe mu matungo yawe, ka gakono ujya ukoresha ka kandi gatanga umwuka cyangwa se gatanga ubushyuhe cyangwa se gatanga umwotsi. Uzafata kasuku uyifate uyirambikemo, ariko umaje kuyitwika. Kasuku ikizakora izaka, hanyuma nawe uzasa nkaho ureka uyitereka hafi aho ngaho, ku buryo wa mwotsi uzakwira mu kiraro hose, umwotsi ugakwira muri za nkoko zawe zose hose aho iri. Hanyuma noneho
bibaye byiza muri ako kanya waba ufunzeho gakeya kugira ngo wa mwotsi ubashe gukwiramo neza. Uyu mwotsi rero uko ukwira muri cya kiraro inkoko zawe zirimo, niko wica ya myuka itandukanye, niko wica ya myuka za mikorobe zinyuranye, ni nako kandi wa mwotsi ugera kuri za nkoko zawe hanyuma ukazisohoramo uburwayi cyangwa se amamikorobe yari gutera uburwayi kuri za nkoko zawe. Ni nako kandi wa mwuka urinda indwara izo arizo zose zinyuriye mu mwuka zishobora kuza kwibasira za nkoko zawe, cyangwa se indwara ziri guturuka ku nkoko imwe yarwaye zijya ku zindi nkoko. Uko guhererekanya kw'indwara no kwanduzanya ntabwo bishobora kubaho mu gihe rimwe na rimwe ufata akasuku ukayicanira mu kiraro cy'inkoko zawe, mu kiraro cy'ingurube zawe, cyangwa se mu kiraro cyangwa se ku nka zawe, cyane cyane ko bino ubworozi mu matungo kenshi na kenshi uzasanga ko hari ibigenda indwara zigendera mu mwuka. Rero ni ukuvuga ngo kasuku rero icyo izagufasha, izakurinda kandi izarinda izo nkoko zawe kurwaragurika, zirinda kuba zakanduzanya mu gihe zarwaye, izanazirinda kuba kandi izanarinda ikiraro cyawe ndetse igikuremo mikorobe y'uburwayi ashobora kuza yibasira inkoko zawe. Ikindi nanone kandi izavura mu buryo bw'ubuhumekero kuri za nkoko zawe zatangiye kugira ibibazo byo kurwara, ku buryo nta kindi kibazo gishobora kongera kubaho cy'uburwayi kuri za nkoko zawe mu gihe cyose waba uri gukoresha kasuku. Uyu mwotsi ubona ucumbuka nguku niwo uravura rwose muri cya kiraro cyawe. Hanyuma rero izi kasuku rero zibamo ubwoko butandukanye nk'uko nabibabwiraga. Ubwoko bwiza buvura kandi bukomeye cyane urabusanga nyine hano kuri iyi nimero ngiye gukubwira 0783866099. hanyuma rero numara kubona iyi nimero uzampamagare, hanyuma nkuyobore uburyo ki wabona uyu muti bita kasuku. Nkwizeje ko uburyo bwo gupfusha inkoko, amanza biranya, byose utazongera kubibona mu kiraro cyawe, ndetse cyangwa se ngo bagihumanyije cyangwa se n'ubundi buryo ukoresheje kasuku. Reka rero nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize amahirwe, ntukabure amata mu rugo rwawe ndetse n'abo kuyanywa, kandi uzahora n'ibigega. Asante.